ubwo nyine free zawe nyine urumva kagahinda k'ubupfubyi niki kare free zifatira ko nka zitambutse to uzikurikire niba umukanishi ari gufungura ipine ushobora guhagarara ukarakuna ari gufungura ipine zikagufatiraho ukajya wisetsa turakora ko fungura ipine kuri arifuza wenda byanarangiye kare n'imodoka yari yagiye ariko zikakugoteraho ngo kuri iryo pine wicayeho ngaho kwangureje tone zitari we data ningiye umuntu wasigaye umugore ari mama wawe ntiyarahari papa wawe ntiyarahari abantu mwavukana bari umuntu abanje nabo urumva mbese ari amateka ni mabi umuntu ari gukora n'udushya twinshi udushya twinshi wumva nk'icyo wari kuba warakoze iyo utaza kuyobora kurangiza abampemukiye numvaga ngomba kubikora ariko Yesu afite uko ahindura umuntu umva ugomba kwihorera byanze bikunze narakurebaga nkahita amenya uriwe nzashyiramo imiryango igenda nk'imwe kuri banki igenda nko kuri banki ayo waje ariko igenda nk'iyo kuri banki cameraman mbaza atayibonye igenda nko kuri banki bita kwica abazimu bagahwera kwa jina la Yesu barishimwe ahangare ni muri salo ahanga tugeze ibwami mana hari mijoro neza aha rero nawe urahabona ni uzarara igihe nakarabiye mwibase kirahagije bazakestara ngo hano gutya yitiyo ni yacu bazakestara bakita Benoir niba umutwe bazawushyira hano niba bazawushyira hano ntumbaze ikigira umutwe n'ikigira ikibuno umuntu aryamamo uko abonye mbese nzakiryamamo naravuze ngo ninjye mu pasiteri yihaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru Gera ninjye mu pasiteri yihaye icyubahiro cy'amaboko n'iki n'amaguru ndi muri iyi nzu Imana inyubakiye. Reka nanyiguye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi iri kubona ko ndi kumwe na Pasiteri Theogene Inzahuke. Theogene salama amen umwaka mwiza wa 2022 dushima Imana uno mwaka nkunda kwanga Imana bayegereje ko rambaye nyinshi wabishimiye no gushima Imana nkurikije amateka reka ngasubiremo nkurikije amateka uko biri kose biruta mbere no kuri pe nta no bihuriye ibintu maze kubona hano muri kano kanya nta kuntu Pasiteri shima Imana babyuka ku bantu twe turi kumwe mu kiganiro cy'ubushize yatubwiye ku byerekeye n'ubuzima bwe yitwa ngo Pasiteri w'imfubyi naho agiye hose ni Pasiteri w'imfubyi akora n'usijya kwibagirwa ikindi n'abavandimwe bose baza gupfa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 byumvikane ko ntabwo ubuzima bwigeze bumworohera kuva muri ubwo buzima rero bw'umwana navuga ngo warubayeho neza umwana wo mu bakire wigaga heza byose bikagenda muri 1994 ugasigara uri umwana navuga ngo wamayibo urara mu ngagi wo ku muhanda uyu munsi babaje babiteye n'agahinda kuko byibuze reka mvuga ngo ubaye umwana wo ku muhanda kubera amateka y'amakimbirane mu miryango ukumva kuje ku muhanda n'ubundi ubuzima bwa umuntu yaburebaga akabona kameruza yabwo ari ku muhanda ariko biriya bintu byaratunguranye mu mezi 3 kuba wari uririye ukamanuka ukahita wisanga ku muhanda mu mezi 3 niho nakubwiye ngo hari ibikomere bikira n'ibidakira urumva rero hariyaho ni ukwiga uko umuntu abana nabyo ariko ndashima Imana nk'uko nakubwiye ngo kuba umugabo kuba intwari n'ukwiyemeza ukaba umugabo ukiyubakamo icyizere byanze konze muri cya cyizere shima Imana ko twinjiye muri uyu mwaka hari n'ibyo Imana imaze gukora 2022 urabona aho Imana imaze kugeza ati ngeranije na mbere uyu munsi ndashimira Imana ndayishima nta nubwo kwishima gake ahubwo ni cyane ngo ndebere wa muntu wabaga mu ngagi do nge numiwe pe narimo ndavuga ngo utuye nk'ibwami ugiye gutura nk'ibwami n'inka wazumvishe n'inka nazumvishe zirimo ziravumera reka dutabuke twigire hari urakoze cyane yego ngira ngo kandi nibwo bwa mbere tugiye kubana no kuri pe wow Sheri Gerard wamubonye ibibazo bitanu wamubaza nibi Gerard wanyemeye no kuri pe barankuje wemeye umuntu w'umugabo
nahangaha sasa rero tugiye kuganirira ni inzu nziza cyane nkuko Dani agiye kwibereka ahangaha wumve ko ari wa muntu nyine wabaye mu ngangi igihe kinini cyane uyu munsi akaza kuba afite inzu ye nabyo ni ya mashimwe akomeye cyane yakomeje kugenda ngo ni inzu y'Imana yubatse ngiyimi kuko nge ako kantu kumve ni inzu y'Imana kuko nge nta buryo mfite bwo kuyubaka nta n'ubushobozi ni inzu y'Imana yubatse ngiyimi yego n'amateka n'amateka akomeye cyane mu kanya gato cyane unyemete ubanze tuyitambagiro gato cyane ubundi nawe uze kwirebera imirimo Imana iri kugenda ikora kugira ngo bizanasoze neza no kubivuga dusoza ikiganiro kugira ngo bizanasoze neza je nahaje mvuga nti ndeka ndebe wa muntu watuganije tubwira ubuzima yabayemo akaza kumbwira ngo hari inzu Imana yamwubakiye nge nayibonye mu mafoto ndoti reka tuzayisure reka kwisure tuzane kwisura gutya ibisigaye namwe muzagenda mureba ikintu mukora kugira ngo bigende neza wa muntu aseke wa muntu warize wa muntu bari bazi ko agomba gupfa cyangwa agomba kurangira ku muhanda ngo nta cyasigaye nuko basanga agashangazi bakamubwira ngo yewe ngo mukecuru ng'imfura zarapfuye ntacyo wasigaranye babaga bambonye ku muhanda imigaze ganja nashyizeho nararangiye drede ku mutwe none ndi umugabo ndi pasiteri mfite na madamu duherukana afite abana batatu none ubu babaye bane yego nibyo ubu babaye bane ndabyuka ko wabyaye uvuye mu kiganiro cyanjye tuvuye mu kiganiro mbese byari umugisha twavuye mu kiganiro tujya kwa muganga kuruhuka n'iki ngiki nacyo kigomba kuba umugisha byanze bikunze amen ntabwo pasiteri agiye gutura mu nzu isanzwe agiye gutura mu ngoro nizina baba tipe banje tubana iyo ashaka kunshimisha arambwira ngo nisi dadi ntago ari inzu Imana iduhaye ngo nisi ngo dutuye mu isanzure ngo nisanzure uzi abantu buryo batura mu ngoro pasiteri ni abahami ni abakuru b'ibihugu ni abantu bakomeye ibikomerezwa ariko buriya nanjye ndi umwana w'umwana isoko uri gikoma ngo Imana yaravuze ngo ninge se w'imfubyi ako iryo ryonyine ndigenderaho urumva rero niba data wa twese ari we Mana ari we nanjye ngomba gutura mu ngoro wa mugari reka mbanze mubwire ni gute usutaho umwana w'Imana reba ino nzu abantu bize bafite amashuri akomeye cyane ntayo bafite mu mujyi wa Kigali abantu sinzi ubyumve gutyo tuko ari ibintu bikomeye cyane kandi ubyumve ko mbikuye ku mutima ni ibintu bikomeye cyane Imana yakoze mbe kujya no mu bindi byose reka Dani abanza dutembereza hano hantu turebe ino nzu turebe byiza Imana iri kugenda ikorera pasiteri inzahuke ngaya nguko Jera ziriya nzu rero z'icyumba na salo n'igihe bari tuwarete yuzuye barangiza akahita bayita bakayikoramo inzu rero bashyiramo umuryango ikahita ibadefora urumva n'ahantu hari umwobo hari igihe inzu ihita ibarubereke ugasanga umuryango urawufungura uwuteze ivi niyo mpamvu navuze tubwiye Imana inyubakire igihe narwane na ya miryango bafungura igenda gutya nzashyiramo imiryango igenda nk'imwe kuri banki igenda nko kuri banki igenda nk'iyo kuri banki kameramani mbaza atayibonye igenda nko kuri banki bita kwica abazimu bagahwera kwa jina la Yesu barishimwe ahangahe ni muri salo urumva nindi cyane Dani watwereke neza urabona ko inasobetse ikibura n'irangeti zo gushyira uyu muntu wamaye izi mbaho yitwa Damascene umupasiteri wo ku Gisozi Dani watwereke neza izi mbaho rero ubwo mise ndangira n'abantu bagende bajye kumugurira imbaho nta shitani agira aguha imbaho nzima zitagora amanzi aha ni salamanzi rero urabona aka kantu kesitaye hano ni ukuvuga ngo ahangaha uzajya ukaraba igihe nihanagurishe ku gitenge cya madamu kirahagije bazashyira ka kantu bahita bagira gutya kumuka se murora gukaraba aricyo bita kuzengereza igihe Yesu yaje igeniranye uzi iyo umaze gukaraba madamu agusukiye utuzi uri gukaraba ufata igitenge cye ukihanagura none ubashe nzajya nkarabira ziko byakwemeranye pa ayo ni bwami wallahi reka baze ngusemo hano ahangaha rero ahangaha aha ni mu gikoni igikoni
n'umuryango wo hanze usohoka ubwo ngo hano hari urubaraza rw'umukozi uribuka yanzu nakubwiye twabagamo imvura yagwa wadusuye ukabona imbaburira kudepashije urumva reka da hano agomba kujyamo na twa tubati n'iki hano ngo bazajya bacomeka amakwiziniyeri ngo niko bakwita ntago ari gaze ni kwiziniyeri okay rero hakaba hari icyumba cy'abashyitsi hano hepfo nahise kwa mana kwa mabukwe kwa mana kwa mana iki ni icyumba cy'amasengesho haje no muri kanari Chris inshuti yanjye amaze kumva ko ndi kubaka bati ndaje ngukorera amateka akora ibintu byo kwestara ku buryo inzu nyestara buri cyumba kikaba gifite frate yacyo nibyo se nibyo wowe muri kanari azaza bigushyirimo ibyo narangije kwestara ubu yinuza ubone ubu hano hazaba hateretseho frate buri cyumba gifite frate yacyo niba bizatwara imyaka ingana sumba umuntu azajya asenga naba naniwe aba yumva Jehova Yire Hoziyana akurikiranye neza ahangaha rero ni dushe na toilette umuntu azajya ava gusenga akarabe namara gukaraba atiriwe ajya muri se cyangwa azenguruke iri inyuma ahitaza arohokera ahangaha cyumba cy'abashyitsi b'abanyamasengesho ukavana ugakaraba ukaryama ugakaraba ukajya gusenga ukaryama none ukarangiza iki ni cyumba cy'abashyitsi nendangayeho gato mukaruhu tugahurira hano muri salero abantu ndashima Imana ko yanyumvishe ndi gusengera kwa pastor haruguru tugeze rero nawe urabyumva kari kwa mushumba ahangaha ni kwa pastor yego iki kikaba icyumba cy'abahungu abana banje b'abahungu ari dufite abahungu bangahe babiri asa na hiro bazajya baryama asa na hiro nahanga kana bo frate yabo urayibona dore ngiye ndanayitwereke niho izaba yesta neno iki nacyo uzi ko harimo n'amakorodoro we uzi kuba mu nzu itagira korodoro byose muhurira aho ngaho ibaze kuba mu nzu wimukiye mu nzu nk'iyi ngiyi ya mfura yanjye rero y'umukobwa na wa wundi uheruka kuvuka bazajya baryama dore na frate yabo ngiyi aho izaba yesta bari kuhabona neno iyi ni dushe na toilette nabo bazahuriramo dushe na toilette yego aha rero tugeze akaba ari kwa pastor ahangaha tugeze ibwami Mana hari mijoro neza aha rero nawe urahabona ni uzarara igihe nakarabiye mwibase kirahagije bazakestara ngo hano gutya yitiyo ni yacu bazakestara bakita Benoir niba umutwe bazawushyira hano niba bazawushyira hano ntumbaze ikigira umutwe n'ikigira ikibuno umuntu aryamamo uko abonye mbese nzakiryamamo naravuze ngo ninjye mu pastor yihaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru jera ninjye mu pastor yihaye icyubahiro cy'amaboko n'iki n'amaguru ndi muri iyi nzu Imana inyubakiye bivuze ngo uzaryamamo aho ngaho kushura nzakiryamamo to biracyavugara ko gacomotse reka mwambike ongera ukashyirire mu buriya ndayishimye biba binkoza ahantu jera igihe nakarabiye mu ibase nyihagazemo kirahagije rero ahangaha rero niho bazestara kimwe biboroserezamo n'ikirahure lavabo uko cyitwa niba ari shifo isohora amazi yego iyo toilette ni yego yo mu apana demarage parikingi apana demarage ni parikingi ngaha rero mu cyumba kwa pasiteri na madamu ahangaha rero za garidere ngo baterura ntabwo zikigezweho umuntu ajya kugura ngo barazubaka ubu naho ngaho bazayubaka ngo y'ibirahure ku buryo ndyama nireba gwari ukuntu bayubaka y'ibirahure haryama nireba kandi n'amadirishya ndagira ngo arebe n'amadirishya none ubiyo riri hano gutya riba rikinze nko muri bank kurura aho nani wubaka inzu nzubaka nk'iyatewe unafungura ujyana ruguru biterwa nawe ushaka kakayaga gaturuka
Imana ntako Imana itagize Theo inzu ndayitembereye Imana ikomeze iyikubakire isoze neza kandi nkwifurije umugisha muri ino nzu ushobora kuyigiramo ntibigende neza ariko na nyuma yabwo bizagende neza paka ubaye umwe mu bantu bubatse amateka akomeye kandi meza kuri ino si fasha benshi ujya neza benshi nukuri uzakomeze ubere umugisha benshi na nyuma yahangaha use mu kwa kabiri ntituzayimukiramo mu kwa kabiri ni kintu sibirahure kubishyiramo ni minute ngaye bice cyane rega ni icyumweru kimwe ibirahure byagiye rero ibirahure rwose ni ibintu nijeje abantu k'ibirahure bibonetse inzu nanjye ndayitanye no kuri pe mureke tuyishyiramo ni iminota mike cyane langete abantu barazicuruza urumva ni ibintu abantu bafite amakaro ni ibintu abantu bafite ariko byibuze ni muri umuryango ujyemo no kuri pe ntangira umwaka wa 2002 ubukode nsengera none abari mu bukode kandi mbasengera byumva nk'umuntu wabunyuzeho amen urakoze cyane mbona njya kukwereka n'urubaraza rwo mu gikara pana rwandi rw'umukozi hari n'urubaraza narwo ariko ubwo urimo uragenda ukatureba neza urebe neza utabura ukayoberwa aho twanyuze urabona n'umuryango wo mu gikari ukuntu ufunguka uragera ari hanze buri ngaho Dani nukuri asante sana naye kubana natwe inozo tuzatimu man ariko noyigiramo ntozirate mu ikosa nashobora kugira niryo ryo kwira kandi mu rwego abahungu banje bari abasore tubana hano epfo n'undi kubategurana nzabashyira amanex ku buryo nabo nzabashyira ariko naho duce dutangwe turekera rero rwa rubaraza rw'umukozi ahangaha rero nzashyira amanex y'abasore banjye bariya twibana twahujwe n'amateka n'ubu harimo ku bantu batabizi n'abana nakwiye ku muhanda iyi fosi rero nizajya yakira amazi yose y'iyi nzu noneho ukuntu bayesitaraho moteri akagaruka n'ubundi agakora numva ni ibintu bisobanutse cyane imana itakora umuntu bayigereje ikora nibwo cyitwa noneho inzahuke nibwo kubera imana peace tumaze gutembera kwa Theo inzahuke man mwahabonye ni inzu nziza cyane bita bituma ngira amatsiko kumenya ngo nibwo batariyubakiramo batariyimukiramo ngaye ngo kwakisanga mujye guteka inyama byumvikane ko ni inzu nziza cyane ifite douche na toilette ifite asaramanje igikoni yanzu nyine muzi ko ya mu bana b'abakire tu ufata gute nyine ukimwana ko ino nzu ihagaze bifata gute Theo kubona uko mbifata cyangwa ubusobanuro bwabyo biragoye njya mbwira n'abantu mu nsengero ngo sindabasha kumenya uko natanga ubuhamya bw'iyi nzu Dawidi ngageze ku ngoma Imana imukuye mu ishyamba imurutishije bene se ageze ku ngoma ikuye Sawuli ku ngoma imwicaje ku ntebe y'ubwami mu Isiraheli yatekereje ibintu Imana imukoreye wari intama waragiraga intama wabanaga n'intama wiberaga mu ishyamba ubundi akana kagaherereza mu muryango niko karya neza ko kaba kica uruhande rwa mama wako niko kambara neza niko gafatwa neza nagaherereza ariko we kuba yari umuhererezi ahubwo byatumye ajya mu ishyamba nihuse renga ageze ku ngoma yicaye ku ntebe y'ubwami ari kureba abamubyinira ibi byose by'ibwami mugezeho ngabura uko avuga Imana abura uko ayisobanura ngabura n'izina yita aravuga ngo Imana yanjye ni ya mbese yarabuze igisobanuro cy'Imana aravuga ngo ni ya nanjye rero iyo mpagaze hano Gera ndi kumwe na madamu nukuri ndimo ntembera ahangaha kabisa unibwo iyo madamu aje bavuga ati mabuja mitamwi tamwibuka nta n'umukozi wo mu rugo tugira ati ariko mabuja abakozi Gera wenda ibyiyumvo bindimo sinabona uko mbisobanura gusa subiza amaso inyuma nyibuka inzu twanyuzemo dukodesha
aho ntushaka kumenya sasa rero none wa undi wakodeshaga ni uhagaze imbere y'iyi nzu ni uri kubakirwa iyi nzu nkunda kubwira abantu ngo ni inzu Imana iri kubaka ngiyeme shere hari amafaranga dufite yo kubaka hari n'ubushobozi dufite bwo kubaka ndetse bwaturutse he iyi nzu igeze ahangaha nta deni rya banki nta rambere nta n'igiceri cy'icumi nta mushahara kadeperi nta gikimemba njye nabaye mu volontaire nagiye mu cyiciro cy'abavolontaire cy'abanyamuhamagara ariko hahandi akazi gahagaze wa mushahara utagica kuri beka naho Imana nyemerera iki kiganiro gihinduka icyo gukomeza abandi muri 2022 uzakurikira iki kiganiro azumve ko byashoboka rero mu buzima bukomeye tuba mu bukode ariko uyu azi ubwo bukode none inzu ya mbere nkodesha reka mvuge gutya nivugira inzu ya mbere nakodesheje nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi inzu ya mbere nakodesheje ubundi mite mvuga no kuri kuko izo hagati ntitwazivuga izo hagati tuziretsa ahubwo genda shaka kubona ukiri mu ngangi uri wa mwana uri mu ngangi nyuma jenoside yakorewe abatutsi ndabyumva ngo ni mu myaka za 90 nk'ubwo buzima bwo mu ngangi ukuntu byabaga bimeze none tuhave uze kumbwira no ku ncuro ya mbere uze kuva mu ngangi ukayerekeza muri cya gihe cyo gukodesha inzu yawe ku ncuro ya mbere ariko ubwo urumva hazamo na cyagiye navuga ngo waciyemo cyo kuba ahantu akakoza mu matoilette niba mbyibuka neza dore mu bugangi hari byo umuntu abura uko avuga kumva amarangamutima aragufashe n'icyo gatekereza byinshi ntabwo twavuga ingangi tutibukije abantu ubuzima nakuriyemo nakuriye mu buzima bwiza aho abantu bajya babwumva niyo wa mwana wavukiye muri bwa buzima bwiza mu mezi 3 gusa nisanga ndi ku muhanda Rwandegisi ukatujya kuri Zaini ahantu haba pipinye na no biracyahari mu ya desante aho niho nagangikanaga n'imbobo yitwa Bayavuge bakadugara bahamuduni abo twabanaga hanga ndacyabibuka bamwe baracana hari aho ngaho bitwa ba THEO bitwa bajya aho ngaho niho twiberaga aho muri ayo mateke abahazi 9 kuzamura kugeza 9 hari amateke yari yarahimeje niyo twagangikagamo njya gukodesha inzu ya mbere hari mu mwaka wa 96 tujya kuyikodesha atari ubwenge twungutse imbobo twagangikanaga aho ngaho muri ayo mateke twabonye ikibono mwiratambutse tambutse abarankomanda nambaza ati Babus banyitaga Babus ryari ryo zina ry'agasi yes Babus urayibonye kibono mwese ahita maza turayibonye se urumva nubundi ni mwarara hanze ngo mubure kutayibonera ariko tugira ubwoba n'imiganja n'imigazi ngo umuntu aba yafashe ibikoresho bihagije twumva ko kuva tuboneye kibono mw'icyarimwe turapfa tujya gukodesha inzu duhunga kibono bivuga ngo inzu ya mbere nakodesheje nagiye kuyikodesha duhunga iki kibono numvaga ko igomba kuyabonwe n'umuntu umwe none tuyibonye turi babiri twafashe n'ibikoresho n'ubwenge bwaragiye urumva rero twe twahunze kibono si ubwenge ngo dutekereze tuvuye ku mihanda tujye gukodesha inzu ahubwo twe twahunze kibono twuba ko nitwongera kuyibona turi buhite turangira rero niko guhunga rero dukodesha inzu iri hari aho bita ku mucanga inyuma aho bita gasofati ubwo ndi kwavuga icyo gihe barahumva inyuma ya Zen Temple ni quartier y'abasilamu dukodesha inzu y'icyatanu numva iyo nzu yari imeze ite inzu y'icyatanu kwa ngo wabaga uryamye ukareba hanze wabaga uryamye ukareba hanze wareba mu kirere nizanyenyeri n'ubundi ukazibona kandi uryamye mu itobaguye hejuru uva cyari icyuzu kimeze ukuntu yo kwakiduhera icyatanu n'uwo mutipe wanjye turagiteranyiriza cyo bita ku gipari sababime ntago ari ku giparisi mu Bufaransa ku gipari ni uguteranya rero umva kwimuka kwacu icyo gihe
twimukana ikarito twagangikagaho na shitingi gishitingi twarakuye muri BCHC icyo twaramburaga twete turasasa ibyo bikarito tukaganje kurumva rero twita tugangika ibyo nibyo twimukanye base turimukana ikarito na shitingi ibase se ntuzafurasa tibase no tuba tugiye ipari ndabyuka icyo gihe bibaza abantu babyibuke neza icyo gihe base yaguraga 500 umwazana 2.5 undi 2.5 urumva tugipari no n'umuriro icyo gihe wari muke amakaritse menshi yaratragira umuriro wawo uboneka zone imwe ukaboneka handi kandi muri aho nyine ntibari gushyira umuriro muri icyo kizu urumva ko kwari ukwimukana agatado ntabwo kubona amafaranga yo kwishyura umuriro cy'umuriro gose agatado asinze urakazi je ndakazi agatado arakazi nene agatado nta bice twa dufite byo kukagura twarakikoreye ni icupa rya Uganda waragi burya hasi ni ikirahure umufuniko ni icyo twafashe umufuniko rero twita tutobora dusukamo mazutu urutambi ndukura ku gikobo inari nambaye Saturonse sekamo twita twimo mukajyamo cyane urumva ko ntako tutari kuri pe iyo niyo nzu ya mbere icyatanu so amafaranga ubwo mwayakoraga urumva yari imibare nyine suko ritabonekaga twabaga twoza imodoka tukagenda duteranya ntitwayitinzemo nayo wenda tutajye mu yindi nzu banzu ubwe mu icyo gihe mwafataga ku mugongo w'ingona harya suko mwahitanye aho ngaho icyo gihe mwafataga ku mugongo w'ingona wari uvuye mu bibazo ufite ibibazo bikomeye cyane ufite ibikomere ubwumva wa mwana w'umukire ibintu bihindutse mu buryo bumwe navuga mu gihe cy'amezi make cyane usanga ubaye undi muntu utigeze utekereza kubaho warabimwaga nibura ukumva bya bibazo byawe urabyibagiwe ega no kujya mu yindi si ubu uri mu yindi si bumva ingoma abandi batumva ubu uri ahandi hantu ariko bigushiramo niba warufashe ubundi ugero rugahinduka nk'isigara ubundi urufashe bwa mbere urakumena ukagera mu biro ugahinduka droge kuko umuntu anywa isigara nawe akaba ari kunywa ganje ndabyibuka ari Nyabugogo mpageze hari iyi sitasiyo ubu ngubu yari SP iza guhinduka Kobir mu minsi yashize hari Kobir yari Shell Pito iza guhinduka Kobir icyo gihe kiri Shell manage icyo gihe niho twozaga imodoka manager yigeze adukoresha inama ariko ku ngingo y'ibyigwaho muri abo banamba hari harimo ingingo ivuga ati urumogi ko rubaye rwinshi muri iki gikari muragira ngo muzatwike sitasiyo y'abandi nino bashaka umuti twari nk'abana bageze ku 100 b'abasore bashaka umuti w'uburyo bari bucura urumogi mu gikari manager abwira security atereka dushake urumogi kurusha abandi abari uzajya dufatira barumwe eba namajwi yose abari ngiye yatsindira gogose bati na wundi ni Babus niwe president w'abanywa urumogi igikari cyose abantu 70 n'abakari cyose bati Babus ni ucomato amajwi nde yatsindira urumva rero umuntu afataga ibyo bikoresho suko umuntu abifataga ngo bikuvura amateka y'byatambutse ahubwo umuntu yarabyiyahuzaga kugira ngo yirenge wibagirwa kandi gato cyane niba waribagirwaga birakwibagiza watekerezaga papa ugatekereza mama ugatekereza abavandimwe mwavukanaga ugasanga usigaye gutya umwe rukumbi ku isi uri aho hantu udakwiye kuburi niba uri icyo gihe waribagirwaga byonyine nabo mama bisangira kubera societe mama murimo hari ibindi biganiro mama muganira kuba wenyine rero bituma utekereza byinshi iyo winjiye mu bandi ugahura no mu kigare kibi ubwo nuko kwirenga ariko nibura urumogi rwaragufashije rutuma utajye mu bintu byo gutekereza nabi ibiyobyabwenge niba urufashe tuvuga urugero imodokari itambutse ubwo imodokari urayumva ukuntu umushoferi ahindura vitesse paki gato ndagira ngo icyo kintu cyo niba urufashe tu inka bazitambukiye urumva zigiye nko kurisha ubwo nyine free zawe nyine urumva kagahinda k'ubupfubyi niki kare free zifatira ko nka zitambutse uzikurikire niba umukanishi ari gufungura ipine ushobora guhagarara ukarakuna ari gufungura ipine zikagufatiraho
ukajya wisetsa turakora ko fungura ipine kuri arifuza wenda byanarangiye kare n'imodoka yari yagiye ariko zikakugoteraho ngo kuri iryo pine wicayeho ngaho wicaye urumva rero ni ikiyobyabwenge suko ibyo wahuye nabyo biba byagiye nicyo kiyobyabwenge dushobora no kureba filime shereba wicaye umva kuri Yesu agira neza haleluya urumva rero suko byabaga hari icyo bimariye ahubwo byayobyaga ubwenge bwanjye bigatuma njya mu yindi si ushobora kurufata ugahita kubona ukagenda nka Babiloni bana urumva ugahita utangira bawusi yawe urumva uhindura ingendo atari uko sinzi ko nabikubwira tu urabona nk'umuntu ushaka uba uri kumwe n'abandi bateka uvuye guca bagasaba ntibari bumvumbure ukajya wihanagura ngo batabimenya naho uko urimo kwihanaguza inshuro 10 ahubwo kandi batamvumbura abantu ugashiduka urumva rero urumva ni drogue ni drogue ikintu mbashaka kumenya muri kano kanya ngi ndashaka kwinjira muri bwa buzima bwawe bwo gutekereza ababyeyi abavandimwe bose kuko warusigaye uri umwe rukumbi kuri no si ya rurema mu muryango wa papa wawe hari hasigaye mushiki wa papa ndavuga mu muryango urugo rwa kwa papa ninjye warusigaye ne wenyine nta ndi muntu usigaye kwa Nkureja Toneste ari we data ninjye umuntu wasigaye umugore ari mama wawe ntiyarahari papa wawe ntiyarahari abana mwavukana barumuna banjye nabo tuvuge iyo utamwe ibiyobyabwenge ngo yobe ubwenge uvuga uti no ufite ubwenge ntekereza neza uyu munsi uba ukiriho ntabwo mbandeho banararangiye nabyo byarandangije ariko agahinda kageretse ku kandi sinzi ko nabisobanura simvuze ko ibiyobyabwenge byamfashije urumva icyo nshaka kuvuga ikigari ubwacyo nari ndimo reka buri Imana igira inzira nyinshi nacyo ubwacyo cyatumye sa nk'uzubara mva muri iyi si y'imibabaro y'icyo atari uko nyirimo urumva ahubwo nkajya mbona n'ubundi napfuye mpagaze hari icyo bita gupfa uhagaze ahubwo ukibaza impamvu utarapfa ubwo icya mbere nawe kuba ndeba abana bandi twavukiye rimwe barimo bariga njye sindi kwiga none iyo sindimo sinekereza kwiga n'ubundi icyo kintu muracyumva urumva mbese ari amateka ni mabi umuntu yari gukora n'udushya twinshi wumva ari nk'icyo wari kuba warakoze iyo utaza no kurangiza abampemukiye numvaga ngomba kubikora ariko Yesu afite uko ahindura umuntu umva ugomba kwihorera byanze rwose narakurebaga nkahita amenya uriwe ako kanya kukureba gusa urumva rero hari icyo Yesu yakoze ku buzima bwanjye ndashimira yera yahinduye amateka rero burya iyo ungana n'umuntu wabashije kuba yagerageza gukira kandi kimwe mu bimenyetso by'uko nakize ngire n'abadukurikiye ugeze iwanjye mu rugo ukareba abo tubana n'abantu sinzi amateka yabo bamwe duhura gutya aho bavuka sima wenda ngo ngendeye kuri iki ahubwo ndahindukira nkamufata nkajya kumufasha gushaka iwabo icyo kintu nagira ngo ucyumve ni ikimenyetso kikwereka ko nakize narakize warakize ni na byiza cyane icyo gihe upimye nk'agahinda wari ufite biba bigoye cyane wigeze kutubwira ko bigoye gupima agahinda ariko upimye agahinda wari ufite muri icyo gihe muri za 90 ukimara kubura abawe bose usigaye gutya umwe rukumbi ubukire bw'iwanyu bwose bwagiye usigaye uri hafi ya ntabyo nta kintu gito ufite upimye agahinda wari ufite wumvaga wakatubwira gute njya nkunda kuvuga ngo karamutse ari agatwara ibi ari akaguritse indege kaguritse indege kaguru kagahinda nari mfite agahinda nta busobanuro ubundi bwako ubundi nkunda kuvuga ngo agahinda ushobora no kwimakiya make-up ntigufate warebye umuntu uzi gukora make-up ukamwishyura ariko yanakumakiye ubwabyo ugakanyarara kubera agahinda nta byishimo ujya no mu rusengero ukabyina agahinda kagahagarara ku muryango batibyina vuba dutaye nitwa agahinda agahinda kagagutegereza kandi wari mu byina mu rusengero wari wishimye ariko bivuga ngo ni ibyishimo by'akanya gato icyaguteka agahinda naho cyagiye kiracyahari
nusohoka urongera n'ubundi uhure nako agahinda ni kabigera gahinda ni kabi uzi kubana na mada ubundi iyo tubaza abapasiteri iyo turi kubaza abageni baje gutangiza umushinga w'ubukwe harimo ikibazo tubabaza ngo ese yakujyanye iwanyu rimwe urabyumva akabaza umukobwa ese yakujyanye iwanyu kwa sobukura hazi imiryango iraziranye nanjye bakambaza ese yakujyanye iwabo none njyewe ntaho nari mfite mujyana nari kumujyana heza nari kujya kukwereka imbobo se nibo bari umuryango wanjye n'inshuti zanjye uretse ubu ngubu ndi kumenya na Gerard n'abandi usanga ishumi zanjye magara ni babandi tu kandi nabwo biranezeza kongera kubejyana bumve ko nabataye urumva rero nyagahinda nta kubonera ubusobanuro ikintu kimwe najyaga nibaza ngo ubu ni mu bukwe bakavanga umuryango wo kwa Nkureje Toneste nuhaguruke ni njyewe uzahaguruka njyenyine nzahagurukana nande urumva rero ibyo byose ni ibikomere by'iki by'agahinda azi kubaho mu buzima utavuga ngo papa ubumeruka kubivuga ryari urumva rero ni ibintu ubivutswa ukiri umwana muto cyane ubivutswa ukiri umwana muto cyane kubivutswa ukiri umwana muto urumva rero ndashimira Kristo ahagejeje mu bimwe mu bikomere rero Kristo yanyomoye n'iki kirimo nino nzirimo ahigejeje ikora mbaye nyishimiye ibyo data na mama bari gukora bakaba batakiriho Imana irabikoze kandi ikoresheje abantu akubwiye ngo igisubizo cy'igikomere ni ikinyuranyo cye cyagukomerekeje iryo jambo raryumvishe igisubizo cy'igikomere ni ikinyuranyo cye cyagukomerekeje yego bivuga ngo uribuka yanzu ya mbere nakodesheje rero sheri hari ibyo twaganiriye turanyemeye ariko mbashije kubona amafaranga y'inzu y'amezi abiri nashira amezi abiri kuko nta kazi ngira uzahita usubira iwanyu nge ngusura iwanyu arabinyemerera ariko Imana ishimwe ntarasubirayo yego twabayeho mu buzima bwa struggle wumva gufite ubwo bwo kuba andi ndayakura he andi mafaranga y'inzu ariko ikintu bita gukodesha urakizi ndabizi oya mbanze umugabo witwa Nyirinzu se umugabo witwa Nyirinzu uramuzi ndavuze ko nituragongana cyane Imana imukurinde ujye ubona uzi umuntu uha amafaranga mu gitondo saa 12 za mu gitondo saa moya ntakubwire ngo urakoze ahubwo ukahita ushaka ikiganiro uherekeresha amafaranga umuhaye kamwe ati yo ko mwabuze se kandi mubana mu gipangu kimwe kugira ngo atongeraho akongera akazamwenda agashyira hayi umuriro cyane rero shimiye Imana sheri ihereza cyubahiro nawe Imana ishimwe ubwo ari ibintu mba nibutse hari inzu twabayemo ndabyibuka y'icyumba na saro y'icyumba na saro iyo nzu rero uyituremamo ikindi cyumba Nyirinzu atashyizemo kurumva icyumba na saro muri sano hajya udusafuriya n'imbabura uhita ushyiramo irido rero kandi ubwo buzima twabubagamo n'ubundi tugira urukundo rwo gucumbikira abantu inzu y'icyumba na saro njye na madamu n'umwana w'imfura icyo yitwa twaramaze kubyara ducumbikiye abakobwa babiri n'abasore batatu ubwo simva bararyamaga gute inzu y'icyumba na saro ubwo urumva iyo wamaraga gukinga twetaga dufata akameza kari hagati tukakegeka ku muryango urumva hagati hose haboneka noneho matora ubwo twabaga ku manywa twarayizingaga kuko izo nzu nta parafo zigira Imana ishimwe ko hano hazajyamo parafo iranasobetse urabona ko nayibonye urumva hasigaye gushyiraho rangete gusa niyo twafataga matora izo nzu ubundi nta parafo zigira umuntu akahita ayizinga mu gitondo akayijyana mu cyumba akayimanika ku giti hejuru ku giti cya parafo oya kibati ukahita unyuzaho umugozi ukayihambira none urumva niba ndyamye wenda ku manywa ndi kuruhuka kakenshi nabaga naraye mu magurupe y'amasengero ubwo matera irikaraga hejuru yagera ku mugoroba rero bakahita bafunga kwa kundi akameza bakakegeka ku muryango bakaza bakamanura ya matora bakaza bakahita bayirambura b'abakobwa bakaryama b'abahungu rero umwe akarara mu ntebe ndende abandi rero bakarara bicaye muri za zindi zantangiye ubuzima ubwo bakazajya basimburana ariko tukabikora twumva twishimye shima n'Imana yamaye madamu ubyumva ufite umutima umeze nk'uwanjye wo gufasha
noneho se saa sita wenda saa munani agatotsi karamfashe naraye muri groupe y'amasengero cyangwa ari korali nigishaga nijoro nashe ngeze mu rugo wa mukobwa ava muri dushe gukaraba akahita ati papa Medi ndashaka kwambara ubwo nkahita mva mu cyumba nkaza nkaba nicaye ku rubaraza akagenda akambara nkasubira kuryama ibitotsi kandi ni byose none icyo gipangu rero icyumba nacyo inyuma gifatanye na toilette yego ne watera parfum I know icyo cyumba gifatanye na toilette ndikuhumva niyo watera parfum nuko amabati asakaye toilette afatanye n'icyo cyumba abantu mwagize imana mukamufitaho mujye mushima imana nukuri pe mani yo nibutse ubwo buzima sinabona uko mbuvuga tuba tuvuye muri iyo rero twimukira mu yindi byumba 2 na salo ariko icyaka binacyo cyari hatari na simple ntiyajyagamo arumva twa tuzamutse mu ntera nayo tuza kugeramo amezi 3 sibyo nza ravuga tera ni mwigendere simbishije Imana imuha umugisha nitumuvuga izina ariko ntago yatwishije yavuga ati ngicyo mbasaba ni mwigendere noneho mugenda mutishyuye tutishyuye ubwo se aho tugiye heza ngo twarabisuye tubirunda imbere y'umuryango dushyiraho umukeka wari utwite twa tutarabyara wa kabiri twa tugifite umwe ariko utwite noneho tugerekaho umukeka utuntu turunze imbere y'umuryango nyine urumva inzu twayivuyemo kandi ubwo turimo turabisora tubishyira imbere y'umuryango n'abaza kuyireba ngo bayijyemo nabo bari gusikana natwe tugerekaho umukeka mbwira madamu rero tereka mbe narasa kuko iyo ugenda udafite iyo ujya kuba ari ugutarasa ngenda nkatakata umuntu aza kumenya ko badusohoye mu nzu aragenda yishyura inzu turagenda tuyijyamo kwimuka kandi se ubwo inzu yabaga ikodeshwa ngahe mwako icyo gihe yari 30 bari badukuyemo yari 30 none ahita twishyurira ya senkani amezi 2 turaza tuyijyamo kwimuka sagira ngo biragoye kwitubwira abatipe nka bane mwita mutarasa tumukata mwimuka birangiye abatipe bane barakwimura rwose barakwimura madama agakubitamo ibaga agaheka umwana mugatarasa mukamurimo kandi nari umukozi w'Imana gera nari umukozi w'Imana icyo nari mwarimu ndimuka tujya mu iyo nzu ya senga iyo rero niyo nababariyemo imyaka 4 ariko tuyigiramo ikosi twayibagamo nicyo utajya wibagirwa muri icyo gihe muri iyo nzu bitatu ijambo rya mbere izo nzu ntago zigira ibikoni buri muntu atekera imbere y'umuryango uzi hariya kuba batetse weho mutatetse sinzi niba ubyumvishe izo nzu kuko icyo gipangu cyakimo imiryango 5 hano bagateka kwa mama nuze bagateka nari kwa mama nuze bagateka mwe mutatetse mugiye kurya biswi zari hamwe nazo anombe avomye amazi kuri robine akanombe n'abana 2 mu nzu icyo ndagira ngo cyumve nera akajya atuma simba mbiri wumva atinzanira simba bari gukaranga wumva urukarango rukujya nzabyibagirwa icyo kintu icya kabiri tashobora kwibagirwa umubyeyi umwe bari bafitemo akagare bana banje bakora ku kagare k'abana babo kayita kimurika ku kabato nene utwana turwanye tukirukanga tusanga muri salo tiri ngo tuje kumbwira ngo papa twatuguriye igare twangeraho twabona ukuntu tujyana kubwirwa twara tweta twikara muyo nta kantu ufite n'abana barabimenya ko nta kantu ufite rero migo n'abatimana amafaranga nzabona ya mbere aho uzakira inzira s'Imana nzagura abana banje amagare jera shimye Imana mfukamye abana banje nabaguriye amagare amena izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro nabaguriye amagare nkuko nabisabye Imana numvaga ndamutse mpfuye naguriye abana banje amagare kandi ikintu cyaniraga umubabaro nuko ninge mu rugo ryari rihari kinatangiye gutwara imodoka reka vuba natangiye gutwara imodoka papa yanyicazaga hagati y'amaguru kagenda fashe none abana banje no kubagura barakora ku igare ry'abana mu gipangu bakabakubita icya gatatu nashobora kwibagirwa nayo umuntu yadusuraga imvura igasa nk'ikubye ntahandi muri bwanurimbabura
leta ijya mu cyumba imbere y'igitanda uzi kuba mwicanye n'abashyitsi muri salo imvura yakuba imanutse umushyitsi akabona imbaburira mu depashe iguru mana isafuriya wenda y'ibishyimbo muciya iyo filime sinshobora kwibagirwa niyo mpamvu iyi nzu Imana inyubakiye igikoni nagihaye urubaraza ryayo naho nzahurira umukozi azajya agumyo hepfo numve bamamagara ati madamu tisheri karibu ku meza nazaho byatekeye yesi yo muri uzi kugira ngo umuntu agusure imba uri kudepasi aga ntabwo bahurira rero abantu bakiba muri izi nzu zitagira ibikoni icyakane ntashobora kwibagirwa nacerekanye ivuye hari n'igihe terebuteri z'imitara ryo hanze iba itari mu nzu yawe iri mu yindi nzu akaba ari ubazimirize igihe ashakiye akaba nabo bacana igihe ashakiye rero akagiye ubonye akarinye ko guhaha kuko i Kigali barahaha kugera saa 5 z'ijoro baba bagihaha botike ze ari igihe muteka saa 6 z'ijoro rero akagiye baba bajya kuryana bakarizimya kandi aribwo ngo mugiye gutangira guteka mukoresha ebyiri mukoresha imwe akaba ari ubazimiriza utaribwo mugiye gutangira guteka uri murabyumva none ikindi kintu kiba kibabaje suri buzimye ngo karabe kuko nta dushe gukarabira bisaba ko karabira mu nzu nino gukarabira mu nzu kandi nabwo uririnda amazi atagwa ku gikuta gukaramutse aguye ku gikuta nyine nzo leta kwirukana kuko urumva akarabira gute muri sala atageze ku gikuta cyane jane ninginga ndikubwire kuntu karaba kamera wabivumbura ufata ibase ukayitereka imbere ya kamera madamu sarabizi tekinike oye ufata ibase ukayitereka hasi warangiza ukayihagarara ugakandagira rero ibase ya kabiri ntayo ufite yimeneke se ubundi zirameneka ubundi zikajya zigashiramo ubuntu bwo kumeneka ugahora uzihomesha neno ugafata amazi ukasuka mu isafuriya ugatereka ku meza kandi isafuriya niyo uje atekamo ni nayo ugiye gukarabiramo angize ugatereka ku meza neno ukisiga isabune ugafata igikombe ukajya muri ya safuriya ukayisukaho yarangiza akamanuka ajya muri ya base wabishe tekinike niyo mpamvu uze kureba icyumba cyane kiri kumwe na dushe neno harimo na cyaki bakarabira nabyo bifite amadushe neno icyange harimo cyakindi bakarabamo baryamye bakita nk'icyarya bakaramo Benoit uzayishyiramo nayo umunsi wa mbere nabisabye madamu ko nzayiraramo bivuze ngo yabase bakarabiragamo igiye guhinduka Benoit neno kugira ngo nivure icyo gikomere ngo shere nyemereye ngomba kuyiraramo umunsi kugira ngo numve kuniginirize umva nubwo ridapfa byibuze ryazezenye uzihangana uzirazamo icyuma cyariko ndare muri Benoit bitari ikiganiro se kuko uzarara muri Benoit nzayiraramo gera nuramukuyibonye nzayiraramo biri seriye nzayiraramo Imana ibyumve n'umuhigo nahize kwica umuzimu bivuze ngo ufite igikomere cyane igikomere cyo gukarabira mu ibase igihe kitari gitoya none kitari gito pole sana rero Imana ibyo uyu munsi reka mubaze nashaka kugusura ariko ntabwo nagusuye mu rugo iwawe ahangana mu rugo iwawe yego inzu itaruzura aho urakodesha cyangwa n'inzu aho mba ndakodesha naho urakodesha nese kuki ukodesha iyi ngiyi bite iyi ntago iruzura ngo nijye kandi ahigereje na oya Mana ibyo munembe bivuze nabi aho igejeje ikora mbaye nyishimye ikibura urabona ko supervoma namaze kwishyiramo n'iki gisigaye ibirahure bigiyemo nibyo ndi gusaba Imana ifashe kuko yabikoze ni ibirahure by'iyi na plafo ikораburamo amarangete oya ibirahure hakahita hajyamo umuriro nkayijyamo ibyarangeti n'amakaro nibyo bibura muri inzu rangete amakaro ibi birahure ariko ibirahure bigiyemo n'umuriro nahita ese amafaranga nkunda kubaka inzu wayakuye he n'abantu gera mbasabiye umugisha uhereye kwitwa Sabe wo kwisimbi Imana imuha umugisha Imana imuha umugisha niyo umuntu wa mbere twakoranye ikiganiro
umuryango we mugari w'isimbi ufasha kugura ikibanza amafondasi umuntu akamamagara agera musabiye umugisha acuruza Cyenkeru ku Gisozi niwe wa mbere wambwiye ngo bamena amabuye ndayishyura kuko twe abantu bamaze kutugurira ikibanza twumvaga ko ari umushinga w'ikindi gihe kuzubaka tubonye ikibanza tuzaba twubaka bikora ku mutima abantu bahita umuntu aramwe ati mena amabuye turayamena mena umucanga uzi ko mena amabuye ukajya ubona ifusira niwanjye bari kuyabenura uzi kubona hoho y'umucanga ibutabuta izamukati mu ndangira kwa pasiteri ari kugikata ari kukibenura ati mumena umudamu umucuruza amabuye amatafari n'amafaranga yo washyizeho nayo ngira yahise ntayo ngira ndabikubwira gute wambaza ngo ni wari pasiteri ni wahembwaga narahembwaga ariko nafashe avance sur salaire neno ayo bampembye bakata yabo hagasigara 65 nakwishyura inzu 50,000 hagasigara 15 urumva imibare itezamo ibiheka uko byagenda uko ariko kose bikahita byangirika umudamu inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye bivuze ngo guce mu ijambo no kugira ngo ibirahure bijyemo kugira ngo langete zijyemo kugira ngo plafond ijyemo ibyo wijya kure ibirahure byonyine n'abantu n'undi babikora urumva nkigiramo nkasezera nyirinzu ako nyirinzu umva umuntu yitwa nyirinzu aruherutse hari uwigeze anyandikira message reka mvuge gutya uzi message ya 8 z'ijoro ikubwira ngo uribuka ko kwishyura inzu ari itariki ngo ni inshingano zanje kukwibutsa nyirinzu nahatakwibutsa wabyibagirwa ko neva Imana yakoze ibi Gerard reka mbivuge gutya abantu babyumve abantu bagirireho umugisha bashe kubona ibi birahure aho bagereje hanga mbasabije umugisha nibo babikoze ibintu byose ariko ibirahure bibonetse Gerard reka mbivuge gutya ku giti cyanjye reka mbanze nkubwire ku muntu wifuza kuba yafasha Theo no kuri pe ahantu hatembereye Theo ave muri yanzu yo gukodesha yinje muri nzu kagahinda yagize kamarira ko kumva ko atazagira aho aba cyane ko yabaye umwana w'umubakire ubaho neza aza kubaho mu buzima bw'ubugangi kugangika muri Nyabugogo n'ahandi hatandukanye uyu munsi aramutse yinjiye mahangaha byaba ari ishimwe kuri twese byaba ari ishimwe kuri buri muntu wese kagahinda ka Theo nkeka ko nubwo katashye ariko hari ukuntu kaba gacumbikiwe ku muntu wifuza gufasha Theo mwareke tukayikora uyu munsi agatangira neza no mwaka wa 2022 arimo neza n'umuhigo twese twakwiha kandi bikagenda neza Theo byanze kunze ubisengere nawe birashoboka yakoze ibingibi n'ibindi nzi yuko iri bukomeze ntange nimero zawe hasi yo ngiyo cyangwa unazivuge muri kano kanya ndaza no kuzitanga hasi reka tuzivuge ntacyo bitwaye ni 0788 54 gatandatu 9 gatandatu 1 0788 54 gatandatu 39 izo nizo nimero zanjye ndaza no kuzishyira hasi hariya nta kibazo pe abantu nibamfashe ni ibirahure finissage ibindi umuntu abikora arimo mbwira muri cya gihe wabonaga bamena amabuye sinzibagirwa uwo mudamu none nangiye kukubwira yamamagaye 8 z'ijoro umupasiteri ngumbonye ikiganiro cy'uko wabonye ikibanza ati tuzatangira kubaka ryase namwe ati natangiye ibyangombwa bamaze kubima ahita ambwira ati ejo uzaze nguha amatafari 20,000 none ngiye mitambaza madamu tumona twemera amatafari 20,000 ariko mbanza ari 2,000 nkaba numvisha n'abatari 20,000 byari bitewe n'iki rero reka mbabwire Imana ibaho hari umubyeyi umwe uba muri Amerika yaramamagara ambwira ngo pastor ngo nishimiye yuko Imana yaguhaye ikibanza none numvisha uvuga ngo ugiye kubumba amatafari ya rukarakara ngo wubake inzu ya rukarakara arambwira ngo nge ndashaje sinanakora nta n'amafaranga afite yo kuguha ariko nk'umukozi w'Imana n'umukecuru kuze rwose ijwi naryumva arambwira ngo rukarakara ndazanze mu izina rya sinzana amatafari ari buve ariko ndagusengera ugomba kuba mu nzu y'amatafari ahiye ku mutima ndavuga ati
urabuzwa nande kubibwira nge niyarukarakara gibonye ko nabashimye Imana naho yarasengeye isengesho rikomeye ubwo rero muri iryo joro nibwo mudamu umwana w'umukobwa yese amamagara aramwe ngo pastor hari saa 8 z'ijoro ati pastor ati mbonye uko wabonye ikibanza kandi ndagukunda ngewe ntwika amatanura uzaze ejo nguha amatafari 20,000 ngo kandi nagagenda mu modoka no ni cyaho nero nibwo nese nkangura madamu nawe atize ko umuntu atwemera amatafari 20,000 ariko simbyumve igihe cyo kuyapakira njya kuyapakira nahoho imanuka mu kirombe bayapakira mvuga bose koko ndayajyana cyangwa arambwira ngo nishyure turinda tugera kuri kaburimbo tuva mu kirombe bose ntari bumamagare koko ariko amatafari 20,000 arabyumva ubwo nukuvanga agatafari kamwe kagura 30 aho ngaho nuvuga ngo ni 600 urumva umuntu umudamu ukiri mutope ubona w'umuto saningera ku muhanda nambwira ngo nishyure mbona ahubwo n'imisoro bayinyishuri tugera i Muhanga numva atarampamagara wenda ca kuri konti yasiga kuri konti wenda urasiga kuri beka y'Imuhanga nageze ku Kivumu umushoferi ndavuga ati atayo ndayajyanye barayamaye imitara bamusiga ndagiserera ndagenda rero Imana yakoresheje abo bantu sinakubagirwa uyu muntu w'aya mabati meza yitwa Dimake ni uruganda ruba hano Nyacyonga ngiye n'abantu bajya kugurira nugenda busika bangu ni pastor Theogene nyohereje bahita bagukaturira narahageze ambonye biramurenga ahita mbwira Theo waruje gukoresha bagukorere nkasakaye wanje yitwa Dimake bahita banankaturira uburyo nabona uko nkubwira ibaze kugira ngo basigiremo 1,600 kuri metero kare nukwanga ayo nashakaga barayakatuye naya ngaba bahita bazamura arangatuya bagukorera iri kandi nibazamura ibiciro nubundi agume kuri ayo ngara rero Imana bamugisha vare ngo inzayigeze n'abantu bayubatse nubundi ifite byiringiro ndumva bagomba kunezezwa nuko nyijyamo rero ingejeje ahangaha yabakoresheje ikagera ibaha umugisha nibwo navuga ati birahure bibonetse nayijyamo andi masoko agakorwa biboneke buri wese atanze make ashoboye nundi agatanga ndi ibirahure byaboneka ntabwo bihenze langete zaboneka reka nazo tuzivuge zaboneka kuko amakaro nayo yaboneka n'ababana bakwicwa n'imbeho hatagiye murange byanze bikunze ikindi za toilette urumva ira toilette yitwa demarage bari danger urayibona ni marike se zacu zisanzwe nizo bita demarage nizo bita demarage za demarage ubwo ngo ni marike zibari danger urumva rero niba narabashije kubona umutekinisiye kestaramo biriya bitero bya toilette n'ibindi biraboneka uvuga ngo nazo zaboneka abafite amakekero hari n'uwamamagara kwati ngo inuterura imwe n'undi ugakunda byose rero birashoboka urumva byibuze guparika aho ni sawa demarage bari danger niyo hakorwa icyumba cy'iwanje wenda demara ese Theo mbwira tugana ku musozi w'ikiganiro turakora ikiganiro cya kabiri na madamu tugana ku musozo ugize gutyo ukabona waruswe uzubaka akazu ka rukarakara ndakeka ko urumva ari akafi ko nta mafaranga wari ufite nta hantu wakuraga ugize gutyo ubona baminya amabuye baminya amatafari ubonye amabeto ubonye amabati inzu ubona irahagaze nubwo hajya bavuga ngo amarira umugabo atemba agwa mu nda ntabwo wigeze urira juste bitewe n'uburyo ubonye ahubwo narabyukaga nijoro nkaza hano urumva se atari ihungabana gusa nkaza kuhareba nijoro uko bimeze batari gukora nka saa munani nkabwira madamu ati ndagiye akabazi ko ngiye gusenga ngiye nkaba njya hani wanje na n'ubu ngubu sindabyumva jera sindabyumva iwawe uziyo bari kubaka parikingi wayibonye parikingi imodoka izagira araheje jera uziko nanjye mfite iwanjye nukuri siko byakwemera jera hani wanje none uzi cyangombwa cy'ubutaka umunsi gisohoka cyanditso
niyo nshuti Theogene Yeah. uwanyana asi sheruzi ko dufite icyangombwa cy'ubutaka metero kare 997 Ni hanini. habura metero kare 3 ngo zibe hejuru niyo mpamvu twatanye tuvuga ngo ni ibwami rero engineer w'akarere asura yarambwiye ati rero ubu butaka ni bunini Yeah. urabusaturamo kabiri kugira ngo hasohoke icyangombwa cyangwa se ubwire engineer wawe bibaza iki ngo engineer wawe ziko byakora ubwire engineer wawe atuzemo imiryango 3 uri kubyumva ubu iyi ni inzu imwe hano ubu ufite autorisation y'inzu ebyiri yabonaga ari umukire wa daje y'inzu ebyiri kandi umukire kwa Yesu ubu hano no hazaturamo imiryango 2 rero engineer wanjye rero ngo ubu sinenzi ko basiga badepoza kuri machine bikaza online n'icyangombwa nacyo kiza online baka engineer akayamwe ngo reka turebe ko bagisinyo njye nkagira ngo nugusinya bimwe bya kera none rero birashoboka rero engineer niyo mpambaza ngo dushyiremo inzu nganite batishyiramo inzu nini ishoboka y'amafaranga ngahe y'amafaranga menshi ashoboka ziko byakwemera uvuga amafaranga menshi ashoboka utaze nahaza none se kare kwizera no gufatiraho ufatiraho hari abo Yesu yakijije bize hari nabo yakijije batizeye kandi agira ngo kumve hari abo Yesu yakijije bizeye hari nabo yakijije batizeye kubera iki buri muntu yizera afite icyaheraho burya murabyumva yizera afite icyaheraho ndaguha urugero ndifashisha Bibiliya yampumye yabwiye Barutoroma y'umwene Timayi yabwiye Yesu ngo mbabarira ntabwo yabwiye Yesu ngo ndashaka guhumuka kandi ari iki ari impumyi nuko yari ifite amakuru y'ibyo Yesu ari kugenda akora kuko yarabajije ngo uwo ninde utambuka ni Yesu w'i Nazareti kuko amuzi rero hari amakuru amuzi yo Yesu we mbabarira kumubabarira kwe uretse n'ibyaha aranamukiza ati urahumutse hari undi wa kabiri Yesu yakijije rero ngo wari uri ku kidendeza amugezeho ngo urashaka gukira ati kuva nagera urashaka gukira singira umuntu urashaka gukira ya mazi yihindurije urashaka gukira ati riko ibyo umbwira ni bicyo wa mugabo abonye ko kwizera ntako aramubwira ngo ikorera uburiri bwawe ugire gute wigendere burya nyuma yo kwikorera uburiri yari afite urashaka gukira ati hubwo uretse no gukira ndaguruka kuko yari yabonye ko bigize gute bishoboka none uku kwizera ubundi guturuka mu kumenya ijambo ry'Imana iyo wamaze kumenya ijambo ry'Imana n'iby'Imana yagukoreye byonyine Imana inkuye aha n'ibindi yabikora kwizera kugira fondasiyo rero yankuye mu muhanda ndimbobo iyampaye ubupasiteri mu itorero rya DPR ndagira akakantu kumwe yankuye mu muhanda ndi mayibobo ikamu ubupasiteri mu itorero rya DPR nanashimira itorero rya DPR n'abayobozi bampaye izishingano z'ubupasiteri kubaka inzu iduhaye ikibanza shere uri kumva yuko hari fondasiyo urumva iduhaye ikibanza iyampaye iyaduhaye abana itwubakiye imyaka 10 baravuga ko rutazarama ruzaba rwasenyutse uriya musaza zakumarira iki bivuga iki rero hari igituma umuntu yizera Imana Yesaya 57 no handitse ijambo ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma namwara abantu barabona ko isoni zinsatiriye ariko umuntu uvugira ijambo hari uko azi Imana hari uko yavuganye nayo hari amateka afitanye n'Imana muri make ijambo ryitwa kwizera ushingira ku by'Imana yakoze bikakubakamo icyizere cy'ibyo yagukorera amen amen sasa rero ku muntu navuga ngo ufite ikibazo muri kano kanya ikigano cyanjye ntabwo kijye kirangira never ku muntu ufite ikibazo muri kano kanya ariko kwizera kwe kukaba gucyagahirira mu gahinda uwo muntu hamubwira iki yakora ibiki bitatu cyangwa bine byamufasha kugira ngo abashe kugasohokamo uyu munsi aseke nk'uko uyu munsi useka ijambo reka bivuge muri rusange no kudakijijwe bivuge muri societe no kubadakijijwe musubizemo ibyiringiro mubwire ngo kuba agihumeka byonyine biracyashoboka icyo ni icya mbere icya kabiri kubasenga noneho
kubasenga yibuke icyo Imana iherutse kuvugana nawe. Icya gatatu kubasenga hari n'icyo iherutse kumukorera, nasubizwemo imbaraga. Bivuge muri rusange, ijambo rya mbere ku bantu bose muri rusange, ari usenga n'udasenga, ari uwemera Imana n'utemera Imana, twese ibibazo n'intambara bitugeraho, ariko nkusubizemo ibyiringiro. Nubwo uri mu bibazo ariko uracyahumeka. Igihe ugihumeka, niyo waba uri kwa muganga nyakunda kuvuga ngo serumu ikimanuka, haba hakiri ibyiringiro. Amateka yahinduka. Hari uwavuze ngo indege ihindukamo igare, none uwari imbobo bafite abakozi akoresha bubaka, fite abafundi na engineer na machine. Uzi kubona engineer areba aho banyujije fondasiyo kuri machine, areba gutya agakururinza akabona ati iyi nzu yari kwikwereka. Rero ubona ari uturongo tugiye tunyuranye, bati hano harimo inzu ariko dore havuyemo inzu. Rero wari imbobo yahinduriwe amateka, abapasiteri, arazahuka, yujuje kadastre. Amen. Nguko ibi byiza kuri mwese. Iki ni ikiganiro inkuru yanjye twaganiraga na Theo, numwe mu bakozi b'Imana ukomeye cyane hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda muri rusange. Afasha benshi cyane, haba abana bavuye ku muhanda, abana b'imfubyi, haba n'abadafasha mu byerekeranye n'imyemerere cyangwa imyizerere. Nize ko mikano kanya rero wabanye natwe mu kino kiganiro, wabanye natwe mu no muryango, dukomeze tubane nabo, dukomeze tubashyigikire, tububakire ubuzima natwe, kuko haraho twagiye dukurwa bamwe na bamwe. Imana ikomeze barinde kandi ibafate neza, namwe mukomeze kugenda muyizera, bizakunda. Ngaye nguko iyi ni inkuru yanjye, nitwa Gerard Mbabazi. Theo, murakoze cyane. Gahunda no kuzadusura hano kabisa, kwimutse kandi bitarenze uku kwa kabiri. Bitenze kwa kabiri. Uyu ni umuhigo. Turi mu kwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri tuba twasuye Theo. Kabisa, ni byiza kuri twese.